nawe impamvu bibaye nuko utumvise neza icyo gifaransa ariko Albert urumva nawe ari na niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki wowe nka minister cyo bibonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. ngira ngo beshi saga ya Minister Nduhungire ndetse n'umunyamakuru Scovia bayigarutse mu buryo butandukanye, ariko kuri iyi nshuro ngira ngo ni ibintu byashire kuba byafata indi ntera, cyane ko President Paul Kagame yamaze kuba yagira icyo abivugaho, ndetse ibintu byakomeje kugenda bikurura impaka asuko bagiranye saga, ahubwo ni byaje kuba byavugwa nyuma yaho amaze gusubiza Scovia ndetse na Ministry Nduhungire. Ngira ngo nibyo tugiye gukora mu buryo burambuye, by'umwihariko twibanda ku cyabashije kuba cyasubizwa cyangwa se ku cyabashije kuba cyavugwa nyuma yaho amaze kuba yamara gukemura ibibazo byabo. Byinshi biri kuvugwa, ariko nanone bishobora kugenda bakomoza kuri Scovia bavuga bati ese ubundi ni muntu ki, ese ubundi ni ukubera iki byaje kuba byagenda kuriya, aho kugira ngo President Paul Kagame abashe kuba yasupportinga Ministry Nduhungire ahubwo akaza kuba yahagarara ku ruhande rwa Scovia. Ubundi niki gishobora kuba cyarateye iyi saga? Byinshi mu byo utamenye cyangwa se byinshi mu byishima y'iyi nkuru, ngira ngo nibyo tugiye gukora mu buryo burambuye. Nguhaye ikaze. Ndagushimira ndetse ngo ikaze waba warakoze subscribe cyangwa se utarayikora, angusaba gukora subscribe kugira ngo tugende tubana umunsi ku munsi, ndetse by'umwihariko aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi rero birimo kugenda bivugwa, ni byinshi biri kugenda abigarukaho. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo habaye press conference aho abanyamakuru bagendaga babaza ibibazo bitandukanye, babaza President Paul Kagame ndetse akagenda bisubiza mu buryo butandukanye. Ari nabwo yaje kuba yakomoza ku kibazo cya Nduhungire ndetse na Scovia Mutesi nk'umunyamakuru. Ngira ngo yakigarutseho nyuma yaho hari umuntu wari umaze kuba yagikomozaho, ariko nanone bikaza gutungurana bitewe n'igisubizo yaje kuba yatanga kuri iki kibazo. Ubwo Scovia yabanje gusa nkaho yisegura, ngira ngo by'umwihariko kuri ministry akaza kuvuga ko yakoze amakosa, ariko President Paul Kagame akaza guhita avuga ko ahubwo ministry ariho gakwiye guhita asaba Scovia imbabazi, cyane ko ngo icyo kibazo atari kibazo bagakwiye kuba bagirana. Ati suko nguko byagakwiye kuba bigenda, ati suko nguko ngagakwiye kuba mudiringa n'itangaza makuru. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bivugwaho, ahubwo si nicyo ngicyo cyatumye abantu bakomeza kugenda bigaruka mu buryo butandukanye. Ngira ngo nawe impamvu bibaye nuko utumvise neza icyo gifaransa ariko Albert urumva ngira ngo ayo magambo niyo yaje kuba yakoshona abantu, cyangwa se yatumye abantu baza kuba bagaruka ba reflectinga kuri iki kibazo cyangwa se kuri iyi saga ya Scovia ndetse na Nduhungire. Abantu benshi bati rero Albert ashobora kuba asuzugura, ati cyangwa se Albert ashobora kuba yabifashe mu yindi sense, cyane ko President Paul Kagame nawe ari umwe mu bavuga indimi zigiye zitandukanye, ngira ngo by'umwihariko igifaransa acyumva neza. Ahubwo benshi bakomeje kugenda bavuga bati Albert ashobora kuba yarabyumvise mu yindi sense. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa. Nanone ngira ngo by'umwihariko ushobora kuba wakurikiranye ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, ariko ukaba utari wabashije kuba wasobanukirwa ese ubundi ni ikihe kibazo cyari cyarabayeho kugira ngo saga ya Scovia ndetse na Ministry ize kuba yatangira. Ubundi bijya gutangira, Ministry yanditse itangazo kuri Twitter cyangwa se kuri X avuga ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko kubibera muri Congo, ariko nanone bikaza kuba byari biri mu rurimi rw'igifaransa. Nicyo cyatumye Scovia n'itangazamakuru cyangwa se na bagenzi be bakorana baza kuba babisesengura, ndetse naho ngaho saga yaje kuba yatangirira. Nduhungire aza kuvuga ko ibyo Scovia yavuze ntaho bihuriye n'ukuri, vuga ati ubanze ujye kwiga igifaransa, cyane ko na Scovia yaje kuba yabyemerera mu nama ko ashobora kuba yarakoze amakosa, ariko nanone President Paul Kagame akaza kuba yashimangiye ko aba ministry atagakwiye kuba agirana saga n'itangazamakuru muri ubwo buryo.
benshi rero mu banyarwanda bakomeje kugenda banenga by'umwihariko uyu mu minisitiri ngira ngo bagaruka ku buryo yatanze itangazo, niba itangazo koko ryari rigenewe abanyarwanda, bati ese ubundi ni gute yaje kuba yarishyira mu gifaransa niba koko ryari rigenewe abanyarwanda. Ari nako bakomeje kugenda bavuga bati ntabwo yagakwiye kuba arenganya Scovia, cyane ko we yabitaranziretinze mu kinyarwanda, kandi amagambo amwe n'amwe agenda ahinduka ngira ngo bitewe n'ururimi akuwemo. Ngahe nguko rero saga ya minisitiri ndetse na Scovia uko yaje kuba irangira. Ngira ngo niba ari ubwa mbere wari ugeze kuri Shadow TV, ukaba subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi byiza.